hanyuma rero urumva Yego. ubugari ubunini bwa Aline Gahongayire, umuhanzi, umukozi w'Imana, divorce, kubyara, amaradiyo, mwene majyambere n'ibindi. Yeah. Noneho rero ni munini. ubunini bwe rero nibwo bwatumye hanyuma rero kumukoresha ubanye neza n'umukozi ibihumbi 100 byo muri 2020 na kangahe by'iki gihe ni menshi ndabyumva, Yego. ariko ubanye neza n'umukozi wawe ibihumbi 100 bikabura mu rugo ntabwo byatumye gufungisha umuntu. Icyo cyo umukoresha muzima ntabwo ibihumbi 100 byatuma ufungisha umuntu. Umukobwa niko avuga. Yahembwaga Kenze. Aho hajemo na Doradorobe. Uriya ni umuntu wo guhemba 15 mu kwezi. Ye? 15. Ubwo ku munsi nangahe senyisa? No, attention. Yawawa. Uranyibukije. Agakomeye cyane abantu banyumve. Banyumve. Yajya mu mahugurwa. Wow, iyi ni best deal. Alright, Jaras Official TV nanone kandi twongeye kubashimira gukomeza kutwereka ko dukunda mukora subscribe kuri iyi channel uko muri imbaga y'abarenga 226 kuzamura nabonye rwose mugenda mutwereka ko ari byiza cyane. So rero nibyo kubashimira niho duhera akenshi na kenshi dukomeza kubabwira tuti namwe mutarayikora muyikore nyaboneka dukomeze kwagura umuryango kimwe no kuri Karegeya Omar Pano nkuko dukomeza kugendera paraleloma dukunda kugendana gutyo hamwe na mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste ukunze kudufasha kumva ibintu no kubikuramo amasomo akenshi ibintu biba byabaye nyine byamaze kurangira twebwe icyo tuba tugomba gusigarana n'isomo ubwo ubuzima bukendereya. Ntekereza ko ubuzima bugizwe n'amasomo kuko akenshi niho hava ijambo inararibonye nyine. Yego. Wabonye byinshi avuga byinshi cyangwa se abafite byinshi byo kubwira abantu. So rero ni muri urwo rwego Karegeya Omar nawe anyuzamo gutya akadutera imetero yaba kuri sociale bifite aho bihura n'amategeko n'ibindi bindi muri politike tukanyuramo tukareba aho ibintu byerekeza n'ahandi rimwe na rimwe muzana no muri show business ubwo abantu bavuga ugira inama yo kuvuga ati hariya jya uberereka wenda bitewe ahanini n'imyaka uko bamufata, ariko byose ntekereza ko ahanini kiba kigambiriwe ni amasomo ava muri ibyo bintu. So rero Karegeya n'ubundi nongeye kuguha ikaze, umeze neza ahandi? Ya ndaho reka manze nohereza umwana itike hanyuma ajye kwa mwarimu Clement. Urumva Clement imodoka yigishiriza hirya gatoya bisabaga tike, reka manze nohereze umunyeshuri wa Clement mwoherereje itike hanyuma mu gihe cy'ibizami bwo uzayamuherera imwe kuko hari igihe azajya agenda utabizi. Demarage kubera ko abari benshi itangira nka 10:00 z'ijoro se z'ijoro uzajya muherekeza setsa sha urumva 10:00 umwana ngiye yabyuka hano nazi kare so reka tugende uranyishe vraiment so rero nibyo twicaye muri Urban by City Blue niho nyine tugiye kuba tuganirira, ariko kandi tuni kumwe n'umusare hano kuri kamera nawe Dani dukomeza kubibutsa ko abantu mukeneye umusare mu bihe by'amasaha nyine y'uruyama cyangwa se n'ayandi masaha ushobora kuba ufite izindi mpamvu zo kuvuga ati ndananiwe sinshaka gutwara atari uko watamiye kwitabaza Dani. Dani rero bahe nimero ye nta yindi 078 058
772 nibyo rero muhamagare Dani ubundi abafashe rwose mu buryo bworoshye. Nabonye hari abantu bambwira bati tuzaza i Kigali vuba, hari n'uwambwiye ngo azaza ngo musangire ngo ari hehe ngo ari mu Buyapani ariko aba muri Amerika, ariko ngo hafi kuza mu Rwanda ngo nzabwirire muzehe Karegeya dusangire masaha se cyambwiye nicyo gitangaje. Ati iki yavuze ko tuzasangira iki? Ngo Skol ni ntore. Ngo Skol ngo ni ntore. Nawe sajye aho ni sawa rwose. Ashobora kuba yarabyumvise mu kiganiro wavuze. Ikiganiro wabivuzemo. Cyagiye nabwiraga ba bandi uzangira uti. Kwibyo ntabibura. Naho yabimenye. Naho yabikuye. So rero ubwo n'abandi mwese muba mutwereka ko mudukurikira akantu ku kandi biba ari byiza. Biba ari byiza ko mubona ko nyine turi abantu basanzwe, kuba mu buzima busanzwe nk'abandi bantu. Ni byiza cyane rwose. So rero Karegeya, uyu munsi nifuje ko udufasha mu gutera imetero kuri kese, ariko iraza kuzamo abakozi b'Imana, ize kuzamo imikoranire, ize kuzamo n'ibindi bintu bitandukanye, nyuma y'uko tubonye umukozi uvuga ko yakoreraga Aline Gahongayire, ariko akavuga ko yaje kugirana nawe ibibazo Aline Gahongayire, nyuma akaza kumushyikiriza inzego zibishinzwe, agafungwa umwaka nyuma y'uko yari yamwibye ngo ibihumbi 100. Sije ko numvise inkuru zatangiye kurenga ibihumbi 100, kuko hari indi verisiyo ivuga ko ari amadolari 1000, ahubwo ngo yafatanwe ibihumbi 600 by'amafaranga yamaze kuvunjisha. Urumva nabyo ni ibindi, urumva umuntu yavuga inkuru avuga kenshi. Nta bindi wabonye se birimo ibikururanda? Ibikururanda nabonye biriho nabyo bivugwamo, nawe yabivuzeho by'ibikururanda, yari yabivuzeho no mukobwa. Ariko hakavugwa n'ibindi. Nabonye aho arandi yakoze ikiganiro numva ari kuvuga ibyo guteretana kw'abakobwa hagati n'abakobwa, by'ubutinganyi. Yego, ni ibintu byinshi. Ibintu byinshi, ariko muri rusange ni kese y'uwo wari umukozi wo mu rugo Aline Gahongayire, nyuma yo kumwiba bakamufunga, uburyo yita kumufungisha, kuko we anavugamo. Hari n'ikintu numvisemo ndavuga ni iki kintu nacyo kirakomeye, havugamo ko ngo Aline yabwiraga inzego, yarebaga RIB, ngo akababwira ngo mumukubite iyo mbwa. Nabyo ni ikintu cyo kwibazamo. Umukobwa n'umuhungu? Umukobwa. Umukobwa buryo. Akavuga n'amarangaje menshi atandukanye agaragaza ko nyine Aline ari indi maje tutabona kuri kamera. Uwo tubona siwe w'indani. Siwe w'indani. Ni rusange numvise ariho yabijyanisha. So mu magambo make kese ni nkuko imeze. Yes, ubwo rero introduction yawe kuko aba ari ndende, turagenda mu byiciro. Ntabwo inkuru muri showbiz mukunda kuvuga ku bantu, ariko inkuru ntabwo ari Gahongayire. Yego. Turabanza turebe ngo imibanire y'umukozi n'umukoresha. Yego. Umukoresha n'umukozi wo mu rugo. Ini kesi habayemo ibyaha bigenda bite, umukoresha yitwara ate imbere y'umukozi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni nacyo turanabanza kwanza. Umukozi yageze ku mihanda gute? Aho niho tugomba gushakira. Hanyuma niturangiza turebe ibyo bindi iby'ubutinganyi n'izo nzoka n'ibiki, ariko ubundi cy'ingenzi ni imibanire y'umukozi n'umukoresha, niryo somo riri muri no nkuru, n'uburyo umukobwa yageze ku mihanda. Sino ntabwo abantu bo muri showbiz, Aline Gahongayire nawe ni umuntu nawe ubutihishira, imihanda yo ni ngombwa, igomba kumwumva. Buriya tujye twihanganisha abantu. Imihanda uyizanaho, utayishaka urabura. Ejo umuntu yanyohereje ikiganiro ngira ngo Mutabazi yakoze ahantu, ntago nibuka cano yariyo, noneho nkora yereri nkifungura agace bakase, nkafungura umugore yumva. Noneho Mutabazi ari bavuga ngo ntiwubona buriya nzu bari kubaka, ngo n'utunyenyeri kw'abafana ba Ingabire Victoire. Umugore ahita aranyumva, twari mu cyumba, ati kandi nakubwiye iriya nzu uri kuvuga. Urumva ndavuga ni nuze ko ngo nyine ni imihanda nitwe tuyizanaho.
so ubwo ibyo byo ndaza kubivuga mu kiganiro cy'iwanjye Yego. nuko Aline Gahongayire ku mihanda background urushako imibyarirwe ko parente niko nabyita umukobwa w'amajyambere urabyibuka nawe mu minsi ishize ko byanangejeje kure yes ariko bafe ngewe niyo mpamvu ntago nanariza abantu ufite yego rwose kuba mbahuje ko ari umukobwa w'amajyambere ngewe nanjye uko nziranye n'amajyambere uko namukozeho ikiganiro nta bihure n'icyo ku mukobwa we icyo ni kimwe ariko ndabyibuka Aline Gahongayire niba nigeze kumuvugaho kwa Theo ntabwo niba ari ahandi ku bintu bijyanye no Aline Gahongayire igihe Theo yari afunzwe ngo yigeze niba yaratwitinze niba yaracatinze aragaherayo umuntu bigira kuri Theo avuga ngo aragaherayo nibwo natangiye kumenya amakuru ngiye gusura Theo afunguwe yego ngiye gusura Theo afunguwe ambwira kubya Aline Gahongayire nyine ko atamwifurizaga gufungurwa noneho ariko bapfa iki ibyo Theo yaba ikiganiro Theo yarigeze gukora kuri majyambere byose uretse genda gake ureka manze ndangize kuko mba ndi gukurura ahantu kuri Theo yari yarakoze ikiganiro kuri majyambere noneho Gahongayire aramubwira ati ariko iki kiganiro ntabwo ari cyiza papa ararwaye iyo uba ukiretse cyangwa ibintu ubishyiremo bifu nuko yavutse ariko majyambere we yihamagarira Theo amuha n'ikiganiro cyuzuye amubwira amateka ye byose inzira ze zose anamwereka ko ako kantu ko kuba yararwaye bakamuvuga mu kiganiro bitamuhungabanyije cyane ariko noneho umukobwa we agumana ka kantu Theo wafashwe rero ati yo oya hari n'akandi yavuzemo avuga ngo Theo yamwifurije kubyara ngo umwana upfuye ibyamubayeho wowe ngahongera amakawe narimo nkuru utuntu twa kera wowe akora nimo nongeramo nyine ubwo Theo yakoranye bya hafi na Aline Gahongayire mbere yego mu gihe Aline yatangizaga izi fondasiyo zo gufasha abana nazo zitavugwaho rumwe yego noneho aho ngaho ntibyaza kugenda neza ntibatandukana neza ari naho n'ubundi Theo mu kiganiro yakoze wumvise ko yavuze ngo ni inshuti ya hafi n'ubundi y'umugabo Aline Gahongayire so baziranye kuva kera icya fondasiyo cyo nta fagiti gifitiye kumva mvuga ibyo nabonye ibyo nabwiwe n'ibyo nabwiwe icyo kuba icyo kuvuga ngo yaravuze ngo azabyare nabi icyo kuvuga ko Theo aziranye n'umugabo we n'amadosiye yose ayazi noneho icyo kuba byaratangiye Aline Gahongayire yaravuga ati uravuga muzehe kandi amakuru uri gutangaza kuri muzehe aratuma uburwayi bwe buzamuka jodi niko nabyita ariko urabizi ni naho natangiye kumenyera amajyambere muri social media kuko amajyambere yihamagariye Theo barandikirana anamuha amateka y'ikiganiro kiryoshye cyane rwose ibintu bavuga ngo niba ari ingingo 9 ziranga amajyambere 9 cyangwa 7 harimo byose naho yagiye anyura n'ubu byose hanyuma ubwo d'office majyambere ahinduka inshuti na Theo niko nabyita ko majyambere ni umuntu uri flexible udakunda amati kutajya mu sibyo arabanza akavuga ati bwana munyamakuru nyakubaha munyamakuru nuko ubwo rero aho niho namenyeye donc namenyeye majyambere numva Theo hari n'amakuru y'imibanire ya Aline na se majyambere n'umukobwa we ibyo ndibwo ndacyerekana uburyo Aline Gahongayire ari géante ku mihanda ni géante harya siwe wigeze kujya muri Amerika akavuga ngo akajya gutangaza ngo uburadiyo bwo mu Rwanda ntabwo ngo ntiyavugira ngo urakibuka icyo ubwo ndimo ndasasira nerekana umuntu yagiye kuri radio ryo mu mahanga aravuga ngo mu Rwanda avuga iki ngo mu Rwanda sinshobora yagiye mu rusengero avuga ko ngo ibyo yavuze yabivugiye ku ijwi rya Amerika atari kuza ngo abivugire ku buradiyo buri lokale ariyo yamenshoninze amwe mu maradiyo nyiranye uko rero niko abayubaka izina ibyo bya bindi urumva mutangiye nkuko nka KDC mbese
dore ifo kubanza ukareba umuntu angana ate ku mihanda angana ate ese ni ikiganza ese ni inkoko ese ni ikidasesa ese ni isanzure urumva ko ku mihanda rero okay ubwo nari mbikobojeho nyuma yaho apari nyuma yaho naje kumenya amajyambere nanjye muvugaho ariko namaze kumenya attitude ye kwitangaza amakuru ntabwo atuma ntabwo akoresha robo bese mu mazina ntabwo akoresha pseudonyme ntabwo ahimba izina arakwandikira Theo rero ageretse ko yacatinze n'amajyambere nyuma yo nibwo habaye urubanza rwa Bomboko amajyambere bamuvugaho nyuma za no kuruzamo nanjye nkora ikiganiro sinzi ukuntu nabivuze uko bitari biri twari dufite abantu mu rukiko ariko bakagira ibyo batubwira ku rubuga bo ntibabitangaze babitoraga ku rubuga bo ntibabitangaze ku bitangazamakuru byabo cyane cyane ko twari dufite wo muri cya kigo cy'aba bana bashwanye na Kenisi wari uriyo rero ibyavugirwa mu rukiko nashobora kubishyira kuri radio yamwohereje ariko akaba yabitubwiye ku rubuga ndumva nari mbifite none ndatanga urabumena ndavuga ndabizi bajyambere barahita amvugisha koko arabanza ajya muri commentaire mu mazina ye majyambere Silas arambwira ati aranyandikira ati nyakuba umunyamakuru wabivuze uko bitari kandi hari yundi muntu ariko sinamubwira ko uwo muntu abanza kutubwira kuko nitwe twari twamwoherejeyo ahubwo wenda wakagendera ku kuba uwo muntu twoherejeyo adatangaza atari ko yabitangaje ntamenye ko ku rubuga tuba ari ubundi bwino buri gasegonda kadu ariko ntabwo buri gasegonda yakajyana kugitangaza amakuru okay ibyo turabiganira n'amajyambere ndavuga nti sorry muzehe bibaho birarangira nongera kuvuga kuri majyambere ejo bundi ntuza Sadate avuga ngo abacuruzi ba kera batagira ubwenge azana n'ifoto ubwo singarutse bafaye kuvuga ku mukobwa na se ntabirenze azana n'ifoto ya 2022 u Rwanda rukibanye neza n'u Burundi bagiye mu nama majyambere ubundi usanzwe abantu abaperezida kwifotoranya nabo cyangwa kuganira nabo ni bisanzwe bo mu mateka ye cyane ko buriya ngo nabi bwami umuryango wabo bari hafi y'ubwami nawe rero buriya ntajya ajya kure ibintu ntibyibura yakubwiye abaperezida basuye hoteli ye iri Bujumbura benshi cyane okay ubwo naho nongeye kugarukira kuri majyambere biteza saga abantu barantuka bagira bate na wewe none bamwe mu bavandimwe bakavuga ati rwose wagize nta nibirenze nta nindi ruswirimo ibikorwa bya majyambere n'ubu ntabisubiramo Sadata ashobora kumara imyaka nka 50 ibyo nta gitangaza kirimo ntabwo ari ukuvuga ngo hari n'uwagiye aratangaza ngo nabaye umuvugizi wa majyambere ntaho mpuriye rwose nawe usibye kuba twese turi abanyarwanda nuwo hariya mu Kabagari nuwo mu Kabagari ntabwo ibyumba ariko duhuzwa no kuba ari abanyarwanda no kuba ntashobora kwihanganira ko umuntu ariko uzi ko na mirongo atavuga amajyambere kandi basaga n'abakurikirana si ukuvuga ngo jewe nukureba ngo ukuri kuri hehe umuntu uvuga ku muntu umurusha imyaka wavutse natwe twavutse majyambere erega ayo azana imodoka mu gihugu za Irivani twatangiye segondari zo zidutwara niwe wazizanaga none umuntu wejo ugitangira akamufata nk'utaragiraga ubwenge nicyo iyo niyo sano fete yanjye n'amajyambere kuba kuze kuba yarabanjirije benshi nge nta nubwo yambanjirije kuko sindi umucuruzi yarabanjirije Sadate none Sadate akamwita ko tagiraga ubwenge kubera iriya foto nayo itari updated ya kera ibyo nibyo byatumye nongera gushaka kuvugira amajyambere ntabwo yari yantumye ni nkundi wese se byose n'abandi bose ndabavugira biba ikibazo hanyuma rero urumva ubunini bwa Aline Gahongayire umuhanzi umukozi w'Imana divorce kubyara amaradiyo mwene majyambere n'ibindi noneho rero ni munini ubunini bwe rero
nibwo bwatumye simpamya ko uriya mukobwa wari bwafunguwe. oya aha simpamya ko uriya mukobwa ari we waje ku mihanda ngo ndaje kubaha ikiganiro. Abanyamihanda bashatse uriya mukobwa kandi avuga ko yahamagaye. ahamagara nde? Umunyamakuru. Umukobwa se amaze guca kuri bingahe? Ubu bimaze kuba nka 4 se ahubwo nka 5. aha kuki byose bishaka kubuvugaho? Kuki wowe wahisemo ni topic? Ni bwa bunini bwa Aline Gahongayire bwa nyirabuja. Ejo niba hari butike yikopeshagamo ntayishyure ntibikabe, ntibinashoboka. Yego, ariko nuvuga ngo umuntu wa hano ku mihanda muri bwa bunini nakubwiye akantu kose. Niyo mpamvu na biriya binonko byanjye by'Ibugesera abantu bagenda bakicara ngo biva mu tunyenyeri, ariko akanyenyeri kavamo ari akanyenyeri wakubaka rukarakara koko. Donc urumva icyambabaje nuko nabifunguye umugore yumva, ubundi umugore wanjye namuje kujya bikurikira niko kugira amahoro. Donc ariko nta kundi imihanda wayijeho hamwe sibyo wumva bikuje igendere. Buriya waruzi uziko dufite abayituberi batajya bashaka kujya kuri kamera zabo. Yego, nk'imiryango yarababujije. Hari umwe wabibwiye arambwira ati Karege ati uyu munsi uze guha ikiganiro, ariko se wowe wajaje kakiguha madamu yarambujije. ntabwo ari madamu, ntabwo yavuze madamu, umuryango beri famille kwa data ukwe barambujije. Urumva aracuruza ariko nyine ugacuruza ibiringaniye kubera ko yabuze umutumirwa nkanjye cyangwa nundi, donc abura umupira akajya gushakishiriza mu tundi mu gihe nawe yakabaye, kuko nawe ni content yakabaye ajyaho, ariko baramubujije arabyemera. Njyewe ntawambujije, ndabizi ko, ariko ntabwo mvuze ko bibashimisha. bashobora kuba barahutswe kubimbuza. Urumva bashobora kuba barahutswe kubimbuza ariko babishoboye bavuga bati wakoze ibindi. Good. So rero imihanda nuko wayigezeho nibyo. So rero madamu Aline Gahongayire icara hamwe. Ntabwo twari tuzi ko hari umukozi wawe wafunzwe, ariko nyine kubera ubunini bwawe bije hanze. So bishatse kuvuga ngo ubunini bwa Gahongayire nibwo bwatumye umukozi we afungurwa akajya ku mihanda, kuko na nyirabuja ayibaho. Yego, kandi ubwo biracuruzwa, ni lazima. Icyo ni kimwe siko nuko umugobwa yaje ku mihanda. Yego, niba yaba ari we yahamagajwe n'ubunini bwa nyirabuja avuga ati uriya muntu wirwa yigira igitangaza nakamu ese uretse gatoya mwereke ubunini bw'abantu bo ku mihanda. Iriya insida yabaye kuri Sabe, uziko ku munsi ishobora kuba ku bagabo nk'ijana muri Kigali. Yego, ariko iya Sabe niyo yamenyekanye. Yego, biravuga ari insida yo kurya umureti utari special, na insida yo guhanuka, insida yo guca mu gikari, insida yo kuvunika. Abantu bibabaho, ariko we nawe ni mugari, ni munini. Urumva rero niyo mpamvu Aline Gahongayire icya kabiri, ubundi na Aline Gahongayire kujya ngo tujye kumenya ko ari mwene Majyambere, njyewe daturamuzi ariko we ni mugari. Bikageraho bamenya iwanyu, bikageraho bamenya abavandimwe. Urabyumva? Kubera kwa kuntu ntabwo attention ino mihanda ntabwo gukurikirana inkomoko yawe, ukubaho, aho utuye, ukukora, ntabwo igihe cyose aba ari ku neza yawe. Icya mbere ni ku nyungu y'ubucuruzi, icya kabiri no ku nyungu zo kuvuga ngo anyereye gatoya turaba tubonye content kandi tumuponde. Ni ibintu bitatu: gucuruza, guponda, gukora content. Yego, rero kuba abantu bari interese kuvugisha umubare umukozi wa Aline Gahongayire n'ikindi kuba abantu bari interese kumenya niba ise ni kwa kundi ari munini na se ni munini, no kwinjira muri ibyo byose nuko
imihanda ni ku karubanda. yego buriya niyo mpamvu hari bamwe bemera kujyaho nubwo nabo baba bafite izindi intention bemera kuyijyaho mu yandi mazina. yego nka nyiri urufunzo urabyibuka ukuntu yiyita n'abandi. ariko nabo intention ntabwo ari icyiza. ufite icyiza uvuga nta mpamvu yo kwihisha, ibyo byo babimenye. ugamije icyiza nta mpamvu yo kwihisha. icyiza mvuga ntabwo ari icyiza direkoma. icyiza mvuga ntabwo ari icyiza opposite y'ikibi. oya, buriya ni kiri ukuri gushobora kuryana, ariko kugamije ukuri ni kwiza ariko ni kuryoha, sibyo? ntabwo igihe cyose rero ntabwo icyiza ari mu buryo bwa sweetness. ubugamije iki? kwerekana, gushyiraho urumuri kubitumvikana neza cyangwa abantu batumva kimwe. ushobora kubishyira hanze ukerekana ukuri, hakagira abo kutabera kwiza nabo kubera kubi. ibyo rero nta birenze. uko rero ni ko umukozi wa Gahongayire yaje ku mihanda, kandi abantu bakaba bose barenterese. usibye nawe hari n'undi wamporopoje ngo nzagende kubivugaho. Twese bibitwa nibwo namuhakaniye, ndavuga ni dosiye sinyimetiriza, ariko nk'umuntu wabaye umusendikaliste, nk'umukozi nanjye ushobora kugira n'umukozi ufite uwo nkorera, nanjye ushobora kugira uwo nkoresha, nkavuga ngo isano hagati y'umukozi n'umukoresha yaho niho turarebera. ubwo mvuye kuri Gahongayire ngiye ku bakoresha basanzwe no ku bakozi muri rusange, imigirire. yego. inkuru ya bwa mbere nasomye bavuga ko ngo mu rugo haba haribwe 100,000, atari uwo mukobwa, ari undi wayibye, ariko bigafata umukobwa agafungwa umwaka. yego. ibyo by'igihumbi wari utangiye ntabyo nigeze numva, n'ibyo kubwira inzego ngo mukubite iyo mbwa nta handi nari nakabyumvise, ariko ubwo bivuze birashoboka. hanyuma rero ku mukoresha ubanye neza n'umukozi 100,000 byo muri 2020 na kangahe by'iki gihe ni menshi, ndabyumva. yego. ariko ubanye neza n'umukozi wawe 100,000 bikabura mu rugo, ntabwo byatumye gufungisha umuntu. icyo cyo umukoresha muzima ntabwo 100,000 byatuma ufungisha umuntu, keretse mubanye nabi, keretse akumenera amabanga, keretse asanzwe kwiba, akwangiriza, akwangira umuryango. Samiri dusipoze ko yamwishyuraga wenda nka 30 samezi 3, nahise bagiye mu biganiro avuga ati noneho mabuja dore niba umukobwa niko avuga yahembwaga Kenze. aho hajemo na Dorobe. uriya ni umuntu wo guhemba 15,000 mu kwezi. 15 ubwo ku munsi nangahe senyisa? no, attention, uraseka. wowe uraseka, uzi ko promo mahari uzi ko muri kino gihe ukoreye umuntu audit cyangwa n'ikigo n'ama ONG bakubaza uko uhemba n'uko ufata abo mukorana, basanga harimo kuryamira. hari igihe najyaga numva ngo abanyamakuru bahembwa senkani. ibyo ni contre le droit de l'homme. 15,000 kweli, umuntu ukumenyera inzu, akakumenyera inda, akakumenyera umuryango. 15. none si ubwo icya mbere ubundi ubona gute atakwiba cyangwa ngo akugambanire? 15 byatuma harayo wamuhasa akaba satisfied nibura dusipoze 25 30 kuzamura kugera kuri 50 ku rwego rw'uriya rwa Gahongayire yakabaye ahemba umukozi wa mu rugo amuhemba nka senkani, kuko ngewe sinjya mpemba munsi ya 30. kandi urabona ubwo ndi we na paraporo ye. yego. cyo ni kimwe. icya kabiri wihemba makeya ntabwo uba wizeye. reka nkubwire, umukozi uhembwa makeya ntabwo abona inyungu za nyiri urugo, abakozi bo mu rugo, ariko n'ahandi ni ntabwo inyungu za nyiri urugo azigirize. ni hahandi ushobora kumva nka nyirabuja akava muri dushe agasiga adafunze amazi, umukobwa ntibimukure mu gikoni ngo arajya kuyafunga. bati okay, fagitire se ko ari mabuja yishyura, ariko umukozi wishimye akajya akora nk'uhimana. oya, iyo terimura iraremereye, niwe uyikoresheje, ntabwo ariko nge mbyisi. Nukwereka ntabwo yinjira mu nyungu za ntacyo bimubwiye. ntabwo yinjira mu nyungu za nyiri urugo nkize. yego.
ndabyumva ushobora kumuhemba 15 akajya afata ikirayi cy'amagarama amagarama nka 200 akagihata mu nkono hakajyamo amagarama 50 ubwo hataka yangahe iryitanu sa 50 grame ku kirayi bikajya mu induba ukumva uwo ni wa wundi donc usibye kuvuga ngo inshingano zanjye bambwiye gukoropa bambwiye kumesa kwadura ibyo na guteka ibintu nk'ibyo ku buryo ashobora nko kujya kuri butike nyirabuja ari mu gikoni none nyirabuja nuvuga ngo inkono nyirabuja yashyize ku ziko ishobora gushirira ntayikureho kubera ko atari we watetse uwo munsi urabyumva nyine ko inyungu zirahabanye nabyumvise wese agenda mu murongo we nta makosa aba afite kubera guhembwa makeya agenda muri wa murongo ikitari cyo ntikimureba urukundo mu bintu ntago ruba ruhari nabyumvise donc nuvuga ngo aha par exemple umushyitsi araje nyirabuja atamubwiye ngo haraza umushyitsi umushyitsi atahamagaye nyirabuja umukozi ntamugaburire amwihorera akavuga ati nkora ibyo mabuja yambwiye agenda ntiyasize ambwiye ko ntekera umushyitsi icaraho ariko wa wundi uhembwa neza ashobora no gufata ku gashahara yabitse akikopesha fanta akakira umushyitsi anatanda agashyiraho n'indi nkono nyirabuja atamubwiye kugira ngo yakire umushyitsi wa mushyitsi agenda avuga ngo urugo rwa Gahongayire ruragendwa ni heza abantu bakishimira ku rugendo iyo umukozi ahembwa makeya ibyo ntabyinjiramo nta nakeneye kumenya bene wanyu ariko uyu nguyu avuga ko mu myaka 3 yamaze kwa Gahongayire bari babanye neza cyane ku buryo neza nyine byarangiye amufungiye nakubwiye ngo umukozi mumaranye imyaka 3 ibihumbi 100 wanabyanga mumaranye 3 ni ibihumbi 100 uzireka nkwereke twebwe kera yego umugabo w'inshuti yanjye ndamuvuga yarapfuye twarakoranye cyane imyaka myinshi muri SOS yitwaga Basora yego umuhungu wamukoreye mu rugo akiri celibateri arongoye yamuguriye igare amugura igare umuhungu ajya kuba umunyonzi ariko kuba ko twari tumuzi natwe urugo twarugendagamo yarabigize ibye ntigiye usanze nyir'urugo adahari akagutekera akagusasira nta kibazo yinjira mu nyungu za sebuja akacunga umuntu uzavuga neza sebuja akamufata neza n'icupa kari kugurira yego Basora arongoye Imana imuha amahoro n'umugisha yari inshuti yanjye cyane yego Basora arongoye uwo mukozi amugurira igare ajya kuba umunyonzi ariko muri kwa kuba umunyonzi azirikana inshuti zase ntawe yishyuzaga uwo yabonye muri urwo rugo ntiyamwishyuzaga kuri iryo gare urira tumujyane oya ntago twari yagendaga dukuwa mutumaga nzanira amakara hariya yego nako kwishyuza mu myaka 3 uwo muhungu yarabaye umumotari yego Basora tumutera inkunga kugira ngo abone perimi wow indi myaka 2 ikurikiyeho yari afite B atwara akahirigisi gatukura ubu ndabiza abanyabyumba barahita bamumenya yego ngiye navuye ibyumba atwara ikamyo sebuja yapfuye atwara ikamyo akibanye na sebuja natwe n'inshuti za sebuja tukimufasha kabisa ariko nawe yagusanga ku nzira ntabyo ebana niba yaragiye kujya igikondo ukamubwira uti njyanira uyu mwana umugeze Bishenyi urugendo rwa Gikondo ararureka wabyumvise kabisa iyo niyo mibanire y'umukozi n'umukoresha urabana n'umukozi nyuma yaho umwaka aho umwanyuza ndakacisha umuriro dusipoze mu myaka 3 amezi 36 dusipoze ko yamuhembaga 15,000 yakaba yaramubikiraga 5 amezi 36 ntarimo ibihumbi 100 yego kuki utumva ko bya 5 waragomba kumuhemba nka 20 bya 5 utamuhembaga aguye mu ikosa aketsweho icyakuki iyo niyo mibanire y'abakozi n'abakoresha yego ubundi abandi manzo naribagiwe bana umudamu wanjye yambwiye ko ari umukozi tugomba gushyingira ufite ubukwe muri kuno kwezi yazanye invitation mu rugo wawe iwanjye kabisa uwo yabaye iwanjye nk'imyaka 6 tugira ngo tubindera agiye gushyingirwa yabanje gutumira nde nyirabuja kabisa atari bya byo kuri telefone aramubwira ngo uzaba uri mu rugo ryari nzane invitation arayibunzanira wabyumvise none se abantu kuba umukozi n'umukoresha bikarangirana na gereza 100 ku muntu wo kuri rwego ahubwo saguye mu ikosa
abeshyewe cyangwa aguye mu ikosa ryo kwangiza ikintu cy'ibihumbi 100 cy'umuturanyi, wavuga ngo nimujyane ngo mugende mukubite imbwa mufunge, uramwishyurira. Kuko niko kubana k'umukozi n'umukoresha. Iri ni isomo rikomeye, abakozi babyumve, abakoresha babyumve. Iyo rero umukozi umufashe nabi, ni wa wundi utagira impuhwe z'icyitwa icyawe cyose, ni wa wundi ushobora kuraza amatara, ashobora kwiriza amatara yose yaka kujya uzishyure fagitire ibyimbye nawe wumve. Ni wa wundi wowe nyir'urugo, umunsi wameshe imvura ikagwa ntazabyanura, akavuga ati wabimeshe nabyanura ngaho, uranyumvira? So uko byamera kose ngo bari bamaranye 3 ntago byagomba kurangirana no gufungishanya. Samiri ni make yaketse cyo ukora niba ari icyo gihumbi, igihumbi cy'idolari n'amafaranga menshi, ashobora no kuba atarayawe, ariko 100 umukozi mumaranye iyo myaka niyo yaba ari umwaka umwe mubanye neza, akagwa muri kesi imusaba ibihumbi 100 kubyishyura cyangwa kubikoresha. Niyo mpamvu ngewe nahaye amahirwe cyane iyo verisiyo ivuga ko igihumbi babufatanye 6 avunjishije akabura. Wavuga iki se? Umukobwa byavuga 100. Ibyo bindi rero ubwo nyine na gahonga yarazagera abyivugira. Igihumbi cyo ni menshi, ariko nabyo kufungisha ntabwo ari ibintu. Umukozi yo kuki utagiye wabo ukababwira ko yaguye mu cyaha mugafatikanya. Niba ari igihumbi cy'amadolari famiye ye igwaye 300 nawe ugashyiraho 300, harabura ngahe? Harabura 400 ugashakira mu nshuti. Ibyonzi cyo gufungisha umuntu ni ikimenyetso cy'uko mutabanye neza. Izo mpuhwe zigiye he? Izo mpuhwe mwabanyemo imyaka 3 kuki zishira kubera ibihumbi 100? N'abandi babyumva abo muri ibi bipangu byose mba ndi kurenzaho amaso. Yego. Ejo nashimishijwe nuko nashimishijwe n'umuntu ejo nasuye umuntu mvuye Kibungo, sanga umuzamu we yabaye umuyede kuri iyo nzu, kandi inzu bayimazemo imyaka ibyariraho ikero. Icyo nzi cyo ni nka 2 mbere ya 2020, ni nk'iya 2017, imyaka 7. Uwari umuyede, yego, iyo nzu yubakwa 2015 kuzamura 2016, uwari umuyede kuri iyo nzu uyu kuva icyo gihe mbese yahereye mu kibanza na n'ubu ntarahava. Ubu ni umuzamu, yabaye umuyede guhera muri fondation, barubaka karinda ibikoresho agira gute, inzu iruzura, sebuja arayitaha. Ubu niwe muzamu kugeza na n'ubu, aho bantu ntarahava. Ariko ubwo nibarize bibana niziki ariko iki nayivuze ntari kubwo mu gukomora cyo n'ingasire. Ubwo turareba nanone uko donc niyo mibanire navuze, uko kwitwa uko uwo muntu ukozi nawe yitwara. Nibyo mwubwira nyine nyine udahemuka, yego, ariko tuma haguma. Ariko umukoresha ari muri position hejuru ya 80%. Yego, ari muri position yo kubanira neza umukozi ku buryo umukozi agwa neza ku mutima. Yego, urumva iyo umukozi aje araba bita ngo barwesa amadongo, abita ngo ni ngo bari mu kazi kabaranyica, abarabita bakaryarugo. Umukozi wise karyarugo niyo wamuhemba 100 ntago muzigera muhuza. Urumva? Ariko umukozi nk'uwo nguwo tuzashyingira, abana bamwitaga umutantine, natwe akari kutubwita kuko bari bakiri batoya. Dore abana yareze biga materineri, bakoze tronkombe, bageze secondaire ya 4 bamwita umutantine. Uwo rero ayo wamuhemba yose abana bamwita tantine, nabo bayisanga. Bajyaga muri vacances, abana iyo naboherezaga muri vacances yajyanaga nabo, wow, akagarukana nabo. Nawe yajya muri konji nuko bakamuherekeza. Donc umukoresha ari muri position yo kuba yatuma umukozi amugandukira, none agaharanira inyungu ze. Yakumva banakuvuga, yaca kukabareba akavuga ati cyakaregeye, agahita aza akavuga ati hari mutugabo turi kukuvuga, naho ugahita ugenda urumva. Undi iyo nungunitse ashobora gusanga aho bakugambanira ati muzagitegera aha naha, agahita avuga ati oya iyo nzira ntabwo akikunda kuyica, muzamutegera. Kubera iki? Iby'inyungu zawe ntacyo bimubwiye. Wanyumvise? Yego. Ariko umukozi wafashe neza
socialement et financièrement, yego yarwara kumugurira mitiwere, yaba atayifite yarwara ukamuvuza, mbese mukaba bamwe. Icyo gihe cyitwa inyungu zawe zose azinjiramo uko zakabaye. Abakozi rero, abakoresha nibo bari muri pozisiyo cyane yo gutuma abakozi bamera neza. Hari nabo ba nyirabuja bakuburira umwenda wananiye nyirabuja akabawuhaye umukozi agaca mu muhanda babona ameze neza cyane. Hari naho bisigana amavuta amwe. Nicyo nkubwira ngo nje uwo tuzashyingira ntabwo ari ukumena amabanga, uwo tuzashyingira yajyaga mu kiruhuko kabiri mu mwaka, amezi 6 yabaga aba mu bimina abitsa amafaranga agize gute. Iyo nagiraga crise cyangwa ngize akabazo kihutira direct urumva bivuze ngo ntago byashoboraga kuba byagira usibye wenda kuba yagwa mu cyaha kiri criminel gukubita umwana akamukomeretsa, ariko kwiba cyangwa kwangiza isahani namenetse. Iyo rero uri wamukoresha uvuga ngo buri kantu ngo isukari ngo yimenetse ngo nzayigukata ngo iki cyayi cyapfuye, sabune yengeye mu mazi, ngo iki cyayi cyapfuye ngo aya mata nzayagukata, ngo isahani yamenetse uzayishyura ukahora muri urwo aho. Uko niko abakozi tuve no mu bakozi bo mu rugo. Wewe wari uvuze ati uruhare rw'umukozi, abakozi bo baza ari innocent. Abenshi dukunda kubagira biviriye mu cyaro, akaza ukamwereka Kigali, ukamwereka ko donc akarya neza, akambara neza, agakaraba, ukamuhata imvugo nziza n'umucyurire. Ibyo nabyo hari igihe bimurarura uko agenda ahinduka amenya umujyi. Nyine biva ku ikosa ryawe, biva ku makosa yawe. Iyaje ukamugira umwana mu bandi, Satan imuteye. John ndabizi ko ashobora kugera ahantu bwa buzima bwiza nabwo bukamuhindura mu mutwe, ariko uko ahinduka nawe uburaho. Uko wamumanagingaga niba yaraje afite 19 ntago hari ko wamumanaginga afite 24. Mufate nk'umuntu mukuru nyine. Uko yaje umwerekera akazi hari aho umuheza igende kameme. Ibyo rero ubwo ni abakozi bo mu rugo no mu bakozi basanzwe. Kamperi wacu mu itangazamakuru kugira ngo abantu batigira nahoze nkubwira ngo hari abanyamakuru bahembwaga 50,000. Hera kuri tarani. Abo nzi naba 50. Ubwo nshaka ko narabimenye ntinze. Yego. Asabwa nk'inkuru 2 cyangwa 3 ku munsi zanditse. Yajya kuri tere ukamuha ayo gutega bisi. Numuhaye moto ngo yihute ntaki numwaye yo kurya. Noneho yajya mu mahugurwa agakomeye cyane abantu banyumve. Yajya mu mahugurwa yari twajya tujyamo ya Media High Council n'ibindi bigo bafatanya bikorwa. Sebuje akamubwira ngo kugira ngo ngushyire ku rutonde tuzajya tugabana. Uwo mukozi nakora inkuru irimo ikosa, uwo mukozi boss we niba akora inkuru akayiguha ngo editing ukayirekura nikosa ntabwo azabikubwira, azubategeza inzego ziguhamagara numubaza uti nabanje kuyiguha. Urumva habayemo ikisa kandi inkuru yawe yisohotse urongera ukayisoma. Ariko niba yihaye chief editor boss akayicishamo amaso akaba ari uyirekura ikosa rikazamo, ntabwo umwibutsa ngo boss ibi byageze bituma mwihorera. Kubera iki? Aguhemba make, akwicisha inzara, akwishyura nabi, none wabona n'akawukaziyo aho kugira ngo haranire kukajyamo akavuga ngo uraza tugabane. Yagiye barakara bagashinga ibyo bitangaza makuru kugira ngo nabo bajye batumirwa ku giti cyabo. Kandi imagine baratanga 30,000 kuvuga ngo 15 n'ibyanjye wewe wasigaye cyane. Cyo ni kimwe uretse gatoya turagabana. Hari nuwo bigeze kuza bamusohora muri bisi hariya ku Gisimenti kuri Media High Council. Bamusohora muri bisi tugiye kujya kuri tere, yari mu ikipe yanjye. Uwari watanze izina rye Sebuja yatanze izina rye babanje bemeranyije nyine ko bazajya bakagabana. Bigeze agatara bihindura bigeraho Sebuja ariyizira arahamagara muri Media High Council, ngerageza kubikavaringa bigeraho Sebuja yiyizira ngo ya ni mu muvanemo ntagenda hagarara ikigo cyanjye. Umuhungu yanze ko bagabana. Umuhungu amaso arazenga, amarira azenga mu maso. Ibyo narabyiboneye
de mes propres yeux aha yego yarahamagaye hamagara ba Denise hamagara undi twakundaga kujyana ninde cyane cyane Denise icyo gihe ni Denise bahamagaye aranampamagara Denise aramubuza ati ibintu tubihandoringe gute umuntu ari ku rutonde aka kanya ntiturabona umusimbura do sebuja ari kutubwira ngo mwimujyana ntampagarariye ndabwira ariko namwe icyo mukenera abanyamakuru ntabwo ari abapatron bigeraho none tugiye kwinjira mu modoka sebuja abateyemo nta kiri uwanjye kubera iki bapfuye amafaranga nkomeze hari undi mwana twashingiye ikinyamakuru neza neza irwamagana turi muri hoteli aho twararaga sebuja amumereye nabi ngo kutohereza twari tumaze iminsi 3 twabanje Bugesera twakora 3 tujya Rwamagana muya Bugesera iminsi 3 amuhaho ay'umunsi umwe tugeze Rwamagana akomeza kusesa kutohereza ebana umujinyura mwica ako kanya tudesigning ikinyamakuru tuhava kikora mubo twari kumwe hari munzi uzi gukora ama website nanjye nka chief editor w'ikipe nzi kugira kudesigninga ntuza amariburike byose twaricaye mu cyumba turabidesigninga twavuye muri iyo misiyo ikinyamakuru gikora kugira ngo yitandukanye na wa muntu ushaka kumwica kurwara nk'inda urumva umuntu uramuhemba make umuhemba nabi noneho ubundi umukoresha muzima wakice uharanira ngo wakumva ngo media ikansi kibaho wakumva ngo hari gahunda yo kujya kuri tele ugahita uhamagara uti nanjye munjyanira umunyamakuru ariko ntumwishyuze nzabarenze 3 babwiraga abanyamakuru babo ngo ayo baguha turagabana uribaza cyane uwo mukozi azagukorera gute uwo ni wa wundi ashyiraho ifoto y'abarore hasi kabushoni akandikaho Kenisi bosi byamuca mu ntoki atabibonye umuhungu akigenza imibanire y'umukozi n'umukoresha iteyite kabisa ubwo twarenze twavuye mu makozi bo mu rugo yego wowe mukoresha ufite impuhwe zo ku ruhe rwego ku mukozi wawe shimira hari ibigo bihemba neza bigabura twebwe urabizi ko noneho naka sauna naka massage naka swimming uwo niwe mukoresha uri kumva ntago naje kubera amabanga ariko mu kigo ntari buvuga izina umukozi uhamaze imyaka myinshi yatariye ameza ari mu kazi ikosa ryo mu kazi atorera imeza igonga screen ngari igura miliyoni 5 ntabwo ari kwishyura ngo birangirwe bishoboka tukinama umukoresha arabyoroshya uzajya wishyura gake gake ngeze aho ngenda mubwira ngo bwira wa mukozi ndabwira ngo umukoresha nagira igihombo yemera nawe ugire gato wigomwa kugira ngo n'abana babeho natwe bagenzi bawe uko byagenze screen barayikoresheje miliyoni 2 umukoresha yigomwa 50% andi 50% umukozi natwe bagenzi be turayatanga wow ibyo nibyo bigo bikora ariko iyo uri umukoresha umukozi wawe batangira kugira ngo mugenda mugifata nkisize mu rugo umukozi wawe agasiba akazi ari kwitaba inzego ntubajije ubundi muramukukiranaho iki hari abakoresha beza kantanga akagero ubwo ikibazo ntabwo gahongayire ntuza nakanu gato yego nari nanze ko yagira ngo ni mwisakana ariko muri ino nkuru nakanu gato turamubona nk'umukoresha uriya mukobwa tukamubona nk'umukozi yego rwose amasomo rero agaturukaho ndabyibuka neza muri ndanabivuga muri 95 95 jenoside yakorewe abatutsi kirangira ibintu turi kuremekanya muri 95
na gatandatu ibintu bitaratangira gusubira mu buryo ari ukuremekanya, donc ndavuga muri cadre y'itangazamakuru. Hari umwenjeniyeri w'umutekinisiye informaticien, ni nkaho yari we mutima wa Orenfor wa televiziyo surtout technicien. Yego. Abantu sinzi ukuntu sinzi utubazo yagiranye n'abantu turi private tutagize aho duhuriye n'akazi, bohereza inzego ziza kumufata ku kazi. Yego. Nibwo nashaka kukubwira urugero rwiza rw'umukoresha. Yego. Zaza kumufata ku kazi, niwe wagiraga imfunguzo, donc televiziyo niwe wari ufite imfunguzo, niwe wabikaga imfunguzo. Hanyuma bagiye kumufata nyine ahamagara chef afandi. Yego. Nawe Imana muha amahoro n'imigisha ntakiriho. Ati rega ngwino ufate imfunguzo zawe baranjyanye. Bande se akujyanye hese, aramusobanurira afandi ahitaza ajya kuganira na ba bantu bari baje gutwara wa mutipe. Ati noneho atese bari hehe, ati bari hanze mu kibuga, babwira babe baretse ndaje wewe ukomeza kuba mu kazi. Fanda arazaganiriza ba bantu tipe yigubira mu kazi. Fanda aganiriza abantu, niko se habari vijana, uyu mugabo se ngo harya ngo bimeze biti, ti urabona mitungo, urabona inzu, urabona ibintu byangiritse, urabona ku gasozi kacu ne engineer, urabona hanyuma se nyine turabyumva fande nawe urumva bari abantu bari batukuriwe. undi yari majoro ngira yari majoro, ntago ari ukwegera hejuru, yari abarenze kuri. Yego. cyane ko n'abajya muri bene utwo tuntu ntago baba nta biremereye baba bariho. Urumva abantu batumwa ngo mugende mufate kanaka, nta kintu gifatika, nta gapapuro, nta raporo, abari babandi nyine hasi cyane. Rero abo ngabo hagati yabo na majoro barimo intuza ndende cyane. Arabaganiriza baragenda batanabonanye na wundi bari baje gutwara. araza azamutse aza kuganiriza wa mukozi, baza ati se biko byari bimeze bite, ko numvise ari ubutiko bw'iwanyu, ko numvise ari ubutiko bw'iwanyu, ngo ni wowe wize uhavuka, ngo ni wowe ngwiki, ngo ibintu byose. Ati igumire mu kazi. Urumva umukoresha uwo mugabo ndamwibuka n'ubu ngubu rwose, n'ubu ngubu ntago meruka kuganira nawe. Afite n'umwana umwana we umukobwa yabaye député déjà. Wow. Iyo kesi igishimisha uko niko abakoresha bakora. Ubwo se ntiyaragiye, yari kubura nk'amezi se. Ibintu vuze terike mu boss wo kukagugu. Hari undi muntu nawe byagenze gutyo, ajya kumubohoza. Oya wowe aravuga ati mureke uwo muntu mushaka, ndaza narangiza akazi ndamwizanira. Hanyuma ajya kumva kesi. Ndamujyana bamufite, akajyaza akamureba akavuga ati nzaza no kugukira. Yaramubashyira ababwira uko bagomba kumufata, akajya musura. Voilà. No kumucyura ajyayo. No kumucyura ajyana imodoka. Aravuga ati sawa mungu wanjye. Rero urumva ko amasomo abaye menshi aryoshye. Kesi ya Gahongayire n'umukozi we wo mu rugo itumye duhwitura abakozi abakoresha. Izo kesi nguhaye ariyo muri Orenforo, ariyo yiwacu, harya ndahavuze. Hose ni iwacu, no kukagugu ni iwacu. Niko ukumva aho ngaho kukagugu uranyibukije. Aho kukagugu ari umuhungu wahahoze. Hari umuhungu wahoze ujya gusa na Dani. Yego. Umuhungu sinzi ukuntu yakubaganye. Atera inda. Umukobwa aza gusaba indezo. Uwo nguwo uvuze wajyanye n'umuntu akanamugarura. Arumvira, yumva wa mukobwa aramwumvira.
amuha karija de poche ati tahira kuko ni umukazana we kuko umuhungu yari yavuze ati umwana n'uwanjye ariko ntimumporere ku mushahara nzajya nibwiriza nyamuye oya hari ayo yemeye ariko ntiyayatanga ariko bosi agomba gukora mu ntoki umukazana ni lazima sibyo se ntabwo yahise avuga ngo wacyane ntabwo nakubwiye kujya ugenda wenda nono umuhungu aguma mu kazi avuga ati umushahara wanjye ntavogerwa nzajya nibwiriza nyatanga aguma mu kazi ariko n'umukobwa nawe mu gahinda mu kababaro yatewe no kuba afite umwana bosi w'umugabo we aramuremera urikumva kabisa ntiyirukana umuhungu ngo arakubagana ntiyatwama umukobwa ngo yariyandaritse bose umuhungu aguma mu kazi umukobwa aramuremera aragenda umukobwa araseka n'ejo bundi twarahuye uko niko abakoresha bakabaye buriya icyo bita ofete instabilité du personnel ni indisi ya manque de sérieux y'umukoresha niyo mpamvu ejo bundi nakubwiye kuri Kenisi nkabwira nibura mu byo Kenisi arusha abantu ruriya ruganiro rwe na Njeri imyaka rumaze nta kindi kigo kirufite ruri strong cyane ruri strong kandi ruhindura abakozi iriya ni indisi yuko koresha ufatika nubwo wenda abandi naba mbivuze ku kiganiro ntabwo mbivuze ku kigo cyose usanga hari abandi ibi nigeze kubibwira undi muntu dusoza hari abantu babiri b'inshuti zanjye yego pe ababiri b'inshuti zanjye umwe yari sebuja wa madamu ariko tugira n'uburyo tuganira tugahuza undi yari afite akabari ari mwene wabona wa mugabo nakubwiye waguriye umukozi we igare urumva uwo sebuja wa madamu yari umujistoma wo hejuru wize cyane no mu seminari wa undi w'akabari we yahoze ari umwarimu atarahunguka bombi bashinga ibigo by'amashuri birebana ku misozi iteganye yego urumva icyo madamu yakoragaho na sebuja ari inshuti yanjye amakuru yose nabaga ajya kurikirana yego na cya kindi cya wa mugabo ufite akabari nkagenda cyose byose byombi nabigiragaho abanyeshuri ariko n'ubundi byagereye isaha yo kwifata neza tukajya mu kabari ka wa wundi uwo sebuja wa madamu naramubwiye kuko mu mwaka yashobora guhindura nk'abadirecteri inshuro ebyiri wa wundi w'akabari yari afite umudirecteri umaze nk'imyaka 5 yaranamuhaye nka imukamirwa yari muri ba bantu nabo bishongora bitubwiraga mu nama ati none hari nk'ikamirwa directeri ubona yishimiye kuguma mu kazi bamuhaye inzu yo kubamo n'abana bamuha n'inkimukamirwa uwo ninde uwo bosi wuwo afite akabari yize normal primaire agarukiraho yego rwose ariko wa wundi uhindagura abadirecteri buri kwezi buri kabiri mu mwaka yarize yaraminuje yakoze no muri ministeri imwe mu Bufaransa na hano bese urumva we ahindura uwize cyane ahindura abakozi buri mwaka uwize biringaniye wikorera business yo gucuruza abantu babaga bazi ko ibye ko ari ugukopa ko ari ukurangura ariko ishuri ewana arishyira ku murongo bombi bari bafite ibigo by'amashuri none wa mudirecteri ufite inkimukamirwa akabitubwira mu nama nkabona n'ukuntu yishimiye kuba ari muri ako kazi abana b'ikigo abanyeshuri bafata nkabe hari amatorero bamwe data we none mbwira wa udishiti yanjye kandi ari na sebuja wa madamu ariko buriya ubucuruzi w'akabari kucyamana abasha kugira ubudirecteri umara imyaka 5-10 wowe iwawe nta numwe bako kaseriviyete urumva bombi bari abantu banjye pe urumva wa undi w'akabari nari sanzwe nkanyweramo nakanyweremo na kera kigashinga nyiba mu buyobozi bw'abaskuti cyane cyane twakunda kwicara turi kumwe ari n'umugabo wari meya wa Gasabo nawe w'ishuti yanjye n'ibiganiro byagera bikurikira niho twakundaga kwicara noneho nyuma aza gusinga ishuri ashinja ishuri akaba yari afitanye amasano na wa wundi nakubwiye wari ishuti yanjye ibyumba bigenda bikururana na gahunda yo gushinga ishuri ahimbwiraho ati rwose ati ishuri ryacu ibintu nk'ibyo twaganiraga byose yego arishinze rero
n'uwo mushuti wanjye arashinga irindi bombi nkabajya mbaha abanyeshuri uwo mushuti wanjye we anampera akazi madamu kuko buri kagoroba uwo mushuti wanjye twabaga turi kwihekenyera hariya ku murindi ariko kubera ko ibigo byombi nabigendagamo nkareba kwa mushuti wanjye nta mudirecteur umara umwaka none nareba kwa wa undi w'akabari ko nararambye oya ararambye oya arisanga yari umudirecteur harabaye home sweet yego umudirecteur nyine wisanzura niho twakora inama akatuha raporo nuko aragize akavuga ati akongeraho n'inka imukamirwa abanyeshuri banywa amata usibye inka yanjye inkamirwa hari ikamirwa directeur nako yavuze hari n'inka ikamirwa directeur nta wundi unywa amata yayo yego uwo mudirecteur yahamaze imyaka siziriye yahaviriye ashobora kuba yaragejeje mu gihe cy'ubudidane bwabaye muri icyo kigo ariko icyo gihe abivuga yarahamaze nk'irenga 5 noneho ndazabwira wahundi rero wa mushuti wanjye dusangira buri munsi ariko uriya muntu wize normal primaire akarangiza secondaire gusa agashora mu tubari nawe nkurikije ibyo wize seminari wakoze aha uri umukonsultant ushinze ishuri kuki wawe nta mudirecteur uhamara umwaka kuriya bamara 5 kabisa urumva twatangiye ukuri kwatangiye kuvuga kera ntabwo kwica umutumirano twagoje turasangira nyine ko narashaka kumwereka ngo instability kimwe nakubwiye kuki wawe nta mukozi uremya buri wese nuko yisuzuma kuki nta mukozi uhamara kabiri banza wisuzume ntabwo ari ikibazo cy'abakozi niba bavugishije se undi aramuha inka imukamirwa wowe uramwirukana mu nzu cyangwa ukamwishyuza n'ubukode mu nzu z'ikigo abo rero abantu babyumve ahangaha n'abandi bakoresha umuntu niko umukozi wawe agiye gukora ubukwe ntutwerereye ntusansibirije ngo bamutwerere ntumutije imodoka mbese ibintu byose niba ari ikigo cy'itangazamakuru ntumutije kamera ibyo bintu byose wabigize ntabwo bishoboka iyo rero niyo mibanire y'umukozi n'umukoresha yewe ngira amahirwe impamvu nkunda kwirahira SOS buriya ngiye nakoze ubukwe nkora muri SOS sare SOS imodoka y'abakameramani SOS umuriro n'amashanyarazi n'amazi SOS generator mu gihe umuriro ubuze SOS uranyumva kandi ubuyobozi intwererano byari inshingano z'umuyobozi guca mu bakozi bose batanze itegeko inama iraterana ati ubukwe n'ubwacu urumva kabisa ibyo n'abandi babyumve oya nibyo n'abandi bakoresha babyumve nubona iwawe ari bahanyura bahita unyibukije ikigo nanyuzemo hari umukozi twakoranaga noneho agira gutya agwa mu kantu arafungwa ariko gafite aho gahurira n'umwuga mu gakosa gafite aho gahurira n'akazi arafungwa ribu iratwitinga iravuga iti twataye muri yombi kanaka ukora runaka noneho agira ibyago muri icyo cyumweru nibwo yari yirukanwemo bamufashe yanirukanwe hanyuma noneho mukoresha araponda atosimu nka bya yari by'abashoferi aramwihakana amwihakana neza ribu yaravuze ngo twafashe umunyamakuru w'ikigo runaka yego sebuje ati uwo simuzi sawa uwo rero ni wa wundi uha kamera akayitega na moto mu mihanda y'itaka igenda yiceka ejo wundi kamera ntimare n'amezi 6 cyane kuko ibikoresho byawe ntabwo abigira ibye si byose kubera ko araza kamera akayishyira hariya yanatangira kugira ejo agafata indi ntabwo abigira ibyawe igikoresho cyawe ntikizamare kandi kamera uzi ukuntu zihenda hejuru y'uko wamwihakanye cyangwa se mubanye nabi niyo urumva dusoje nkubwira ngo uko ufata umukozi nibwo wunguka cyane ubundi ndashima niba wabivuze hari umuntu wavuze ngo muri business iyo ufashe abakozi neza nabo bagufatira abakiriya neza mbere y'uko wowe wireba ko ufatwa neza fata abakozi neza bazagufatira abakiriya neza reka ntange urugero rwa Nyirangarama yaramenyekanye cyane si mwamamaje ariko n'ubundi yaramamaye
buriya nkunda ukuntu arokirita nubwo mu mategeko nk'umuntu wigeze kumusendikaliste mba ntabyemera ukuntu agenda arokirita usanga mu bakozi be abakozi be ari nk'abana babigeze nabo kumubera umukozi urumva ukabana n'umukozi ku buryo n'urubyaro rwe rukubera umukozi yego cyangwa ugasanga umubyeyi arahinga amatunda umukobwa we aragurisha agashya n'akarabo noneho umusaza we ari mu nka cyangwa mu gikoni uwo ni umurunga ariko niyibeshye wenda y'abahemba ashobora kuba wenda nta mituweli abagurira cyangwa nta rama ntaki ariko uko abahemba barabyishimira ko nzi ko ngo abaha n'imbuto n'ibiki byose afite n'ishuri n'abana b'abakozi bigamo twararisuye urumva iryo niryo banga ry'umukoresha mwiza none urumva umugore ari kuri kontwari aragurisha akarabo umusaza ari mu murima umuhungu ari mu gikoni umwana wabo ukiri muto ari mu ishuri ryo kwa sebuja wase urumva icyo kintu yibeshye rero nicyo shaka kukubwira mufate nk'urugero kugira ngo arama cyangwa n'undi muntu wese ufite uruganda rubamo ibijyanye n'ibiribwa kugira ngo yice umufashe nabi wana kugabura ibyaraye kandi buri munsi havaho abantu 5 nubona kira kirongo kiba kiri Nyirangarama nari amabisi aparika batanze serivisi mbi buri munsi bakatanga isambusa zaraye n'urugero ejo bakazana inyama idahiye ejo bundi bakazana ifarini itanoze buri munsi hikata 5 mu mwaka umwe kira cyapa nubwo kitabaho harya polisi sinago ntagibaza kira cyapa kiremewe cyangwa ntikiba hari ahantu abashoferi baparika asigaye yemewe kirahari ariko cyabanje kitemewe n'ibyo byose akoze nabi afasha abakozi nabi bagatangira kugabura ibyagaze bagatangira kugabura ibidahiye bagatangira gushyiramo umunyu mwinshi bagatangira gushyiramo isukari nyinshi buri munsi havaho 5 imyaka ibiri nta na kwasiteri nimwe yari giparikari uri kucyumva yego ntumurebe kuriya ngo gukura n'utwo tuba turimo kubana neza abakozi donc niyo yirarishi kuri kubivuga bishoreranye birumvikana ko niba yarabanye neza na papa w'umwana akaza mu kazi umwana yiga amureba ubwo kandi ubwo ni nawe ubuguriza minerivare papa umwana yiga none yarangiza mu kazi akaba ari waheraho ibyo nibyo abandi abakoresha bakagombye kuba bagira ukagenda ikigo ugaharanira inyungu z'ikigo nta ubundi ufashwe nabi rwose hari n'igihe ushobora kujya kubona nigeze ku ari ikigo donc urumva hari abantu baba mu bigo bigahinduka nk'iwabo ariko hakaba n'abandi bahora imitsi ireze buri munsi baramukata nayo ngiye kuguha urugero ari ibigo biba bifite kamere case study kagugwiriya nyine umwana nigeze guhura n'umwana mu kabari yambaye umupira wabo naneba nasirikiza amaso nkumva simuzi mubajije iparike yari afite nk'umuvandimwe w'umunyamakuru namubonaga umupira wa hariya nkanamubona n'umupira w'itorero impamyabigwi za mbere handitseho impamyabigwi za mbere kandi nanjye nari nzirimo ntamuzi ndabona uyu mwana ashobora kuba ari umunyamutwe kandi iyi myenda ashobora kuba yayikoresha bikitwa ibindi imipira ibiri umupira w'umuhondo wanditseho impamyabigwi 1 icyo nicyo cyiciro cyanjye akagira n'undi mupira wa hariya ku kagugu byombi ntamuzi muri industry ndabireba rimwe na rimwe nkanamureba n'uburyo ari kwitwara nkamva uwo mupira ari kuwusebya cyane ndamubaza ariko arya kora kuri radio ambwira itari ya indi ya wa mupira yego hose witwa nde ambwira izina ry'undi mutipe utariwe mutipe yerutse kurongora ubwo nanga kubivuga mwiyitirira umupira n'uwa kagugu ikigo avuze ko gikorera i Kanombe amazina ampaye
we yitwa Eric ampaye aya donati. Numvise bindi ahantu media high class ari kibaho ariko mpamagara babandi bo kukagugu nyine ndavuga uyu muntu muramuzi ese imyenda ni gutya na gutya ese niwo mwaho umwenda nka kado mwanamubwira n'uburyo awitwaramo none urumva umuntu utangiye guhimba amazina numva ngize ikibazo ofite bivuze ngo nubwo nari ntarakora ku kagugu cyangwa n'ahandi umukozi ufashwe neza niwe wa wundi ugenda areba yakubita akabazi n'umukono wa sebuja akabazi kashe yiwabo ku buryo yabona dokima iriho kashe yiwabo igahita avuga ati tsiye hano iwacu barashaka iki hano ku buryo yanamenya niba ari uwayiteye mu buryo bunyuranyije n'amategeko agahita akumira ariko ari undi umukozi ufashwe nabi yumva bavuga sebuja akabata mureke mbabwire n'ibindi ntabwo mumuzi mwebwe ahubwo reka mba so please rero reka dusoze vraiment case ya Gahongayire itubereye ikiganiro cyiza n'isomo kubakoresha itubereye n'isomo kugira ngo umuntu wese umukoresha wese yongere yibaze ngo ngiye mfasha abakozi nte umukozi nawe avuge ngo ese mbanye nte na databuja ese sitaye yagira atya icyo nashaka ko unasorezaho gitoya nagira ngo utubagire wenda in general ikintu kijyanye no kumena amabanga y'umukoresha mwabanye uwagufundije se ubukibika yahe wenda ntago wamenya ngo ibyo unari nabikubwiye iby'ibikurana nabyihoreye na bya bindi by'ubutinganye nabyihoreye nyine kandi nyine iyo umukozi umufashe nabi n'amabanga yawe arayamena nzi umuntu yibaga amazi ya electrogaz ariko agafata abakozi nabi kumbe abakozi ba wasake baraje bensitara robine iri nka sumarejo direkoma ahantu mu gikari mbese hatagerwa n'uboretse wese icamo amazi ataciye muri konteri ariko uwo muntu erega ubwo kurantunguye hari n'izindi kesi nzi uwo muntu agafata abakozi nabi niho bagiye kumuraburira tamuca amafaranga kubera iki ufasha abakozi nabi ayo mabanga uri kuvuga umuntu ntabwo kubika ibanga ry'umuntu nta tegeko ribitegeka biva n'ukuntu mubanye niwumva ngo ibanga ryamenetse uhita umenya ngo abo bantu nyiri banga n'uwari uribitse babanye nabi babanye nabi nzi yawawa uranyibukije ha hantu navugaga wa mudirecteur wari ufite inka imukamirwa yego byaje guhagarara bite byaje guhagarara habayemo gushwana ba nyiri ikigo bishingiye ku bwihangane bw'abo bashakanye urumva umwe agera naho amena amabanga yo bashakanye avuga ngo ni nk'iki ngo navuga ngo low performance is not low yeah forgery ibintu bijya kubera nka forgery cyangwa se low qualification noneho performance yo ni iki ibaze kugera ku bibanga ry'uwo mwashakanye kuri low qualification cyangwa forgery documents ibintu nk'ibyo twese ubwo mubanye nabi nyine nese nikute se niba umugore ashobora kubena ibanga ry'umugabo we nigute ushaka kuri mukozi banafunze umwaka abikaya nyirabuja byagoye niba ushaka kubona kubikira amabanga please mwubahe nise mbyumvaho mbyumva hari ibyo ugomba kwihanganira kubera amabanga nawe ufitanye na runaka ariko ntabwo ari byo ntabwo ari ubupfura ariko umunyururu uraryana nshimire Yongwe wasabiye kutazawugeramo hari ikiganiro nabonye Yongwe ati Karegeya buriya aravuga ibyagereza ntarayigeramo ahubwo tumusabire ntazayigemo umunyururu uraryana uriya mukobwa wimurenganya niba akubise umwaka mageragere uragira ngo abike ikindi ahubwo se ibyo nibyo avugira kuri kamera ibyo yavugiye muri gereza byo ntiwabibara ndamugarukiye
impamvu zo kuvuga ze ni nyinshi. reka nkubwire n'umugore uramushaka mukunda nasheri ishushu ibiki n'ibiki kwe mubwira dore mami buriya ntubona turadufaranga buriya natwibye ku kazi entanda ntiyabimenye karibika nkaciye uduhumbi 800 mise ntumizamo ikamyo ya kayumbu kuri ya nzu kuri ako kazi ntabwo bazabimenya navuganye na ko ntabure nzamuteramo icya 10 kayibwira umugore nimutongane rimwe umutera urushyi regito kuse iringi ni iki veris wo n'umurengo sha amafaranga y'abandi wibye ahubwo se nta nubwo navuga ko ari amafaranga nta nubwo avuga icyo yakoreshe ntabwo avuga ko yaguzemo hoho ebyiri za kayumbu reka da ahita avuga ko uyanywera uyajyana byose agashyira hanze baza kubakiranura ati reka da iki kijura ati iki ni ikijura ku kazi cyarabazegereje ntumukoresha akaziraho uravangwa amabanga yaragije guys nibyo ariko uguze amabanga ku muntu mutabanye neza amabanga ku muntu mutabanye neza nibyo hari undi mugabo twakoranye ibyumba ubusinza aho ari ariko cyo gihe ni muresi noneho aza gucudika n'agakobwa kakiri gatoya n'ubundi nkabona muri uno mujyi umanza gakora n'akaganga gakora mu bice bya Gasabo bagacudikana umugabo akakagurira amafanta imigati mu rugo nta gihari noneho umugore aza kunyitabaza arambwira ati bite rwose ku mugabo abana baraburaye umugore n'umugabo baratonganye umwe amwita za zindi zakoze amahano umugabo nawe agira ubwoba bwo kurara muri iyo nzu aba ari nge marara habaye inama iravuga ngo Karegeya rero ngo umugabo yanze kurara muri runo rugo oya yaraharaye ariko akondisiyo ke mba mpari ngo umugore atamwica babyaranye kabiri bukeye bwaho sinzi ikindi kintu twapfuye na wa mugore urumva icyo gihe nari naje nk'umukiza w'urugo ariko byakeye nanjye nyita kwa kundi utanihangariya ariko yabwiye iryo jambo sizagiye wawe utanihangariya amaze kuvuga ibyo ngibyo urumva yagiraga ibibazo akaba ari njye bitura ariko dusakira naho akantu kamwe nabihinduye isura nawe uravuga ngo abika amabanga buteze yewana ni nkoko waba waribye umuturanyi ukayipfura ushwanye n'umukozi kuko yaba yarayitamiyeho ntabwo bireba ahubwo yitonde nyine urumva igisigaye no kuzageza avuga ati kuwa mbere hazaga kanaka kuwa kabiri akaza kanaka buriya nk'umukozi wa mwino ndebe bashwanye muhembe haburaho bitanu surebe reka minira ngo usezerere n'amasomo yo bya byose ntabwo narizi ko ibintu bya ariko vraiment amasomo aratambutse bakoresha imbese bakozi bakoresha umukozi ni umuntu ukomeye cyane cyane wo mu rugo umusigira urugo ibyo utunze byose ukabisigaho byose umusigira urugo ibyo uramuhaha ugashyiraho ibyo atetse byose ntuzi icyo yatetse akenshi ni nawe umenya black side yawe abandi batashobora kumenya cyane ubwo rero urumva nyine abantu bagomba kubana neza tuvuye ku bakozi bo mu rugo tujya mu bakozi bo mu biro ubwo simvuze nibanze mu by'itangazamakuru ariko no mu mabiro n'ibiro bya leta n'ahandi hose birashoboka kubana neza n'umukozi ni ikintu cya mbere simamya ko ntabwo 100 umukozi yabibura ngo bituma umufungisha none ukongera ngo kubita iyo mbwa ako kandi ni ikindi umukoresha mwiza umukozi we baramufata akaba ari ugiye kwitaba akaba ari uhahora bigeze hehe akaba ari ujya gukontagita avoka akamwishyura ibindi mukazavugana nyuma ariko abana wose data sawa wakoze cyane Karegeya asante